Igitondo cyiza bene data, muraho neza ni amahoro? Turabashuruje kandi tubifurije kugubwa neza, Uwiteka abahire. Nitwa Ukugize Jean Pierre, tugarutse muri studio muri bya byigisho byacu bikomeza. Ndi kumwe na mwene data, reka musabe abasuhuze maze anabibwire dukomeze n'ingingo yacu y'uyu munsi. Igitondo cyiza, nitwa Mugabo Emmanuel, abandi gufatanya na mwene data muri ibi byigisho. Uyu munsi kwa tugeze ku ngingo ya 5. Arakoze cyane, tugeze ku ngingo ya 5 itubwira ngo inzara mbi cyane kurusha izindi zose zabayeho. Mbere yuko tujya mbere muri iyo, reka tubanze dusenge, none niturangiza dukomeze n'ingingo yacu y'uyu munsi. Turagushimiye data wera muremyi wacu, tugushimiye ko utugiriye neza, tugushimiye ko wateguye ijambo ryawe, tunagushimiye ko ibyo uduha uburyo bwo kuryiga n'aka kanya uratubashishije kuri iri koranabuhanga, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Twishyize mu biganza byawe, twe turi muri studio ndetse n'abandi bazakurikirana ibi byigisho, bisenze twinginga kugira ngo umwuka wera azatwigishe cyane, imbike mu mitima yacu kugira ngo dusobanukirwe iby'abahanuzi batoya, maze twumve ko dukwiriye kwitegura. Dusabye twinginga ngo biduhere ubuntu mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane, reka tujye mbere mu ngingo yacu y'uyu munsi, ariko tubanze dusabe mwene data Mugabo atwibutse ingingo y'ejo, maze tubone dukomeze n'ingingo yacu y'uyu munsi tubwira ngo inzara mbi cyane kurusha izindi zose zabayeho. Karibu Mugabo. Arakoze ko mu mwanya. Ingingo twarebeye hamwe ejo, abo twari turi kumwe ndetse n'abandi bari kuzaho bashya, yaravuga ngo gusarura icyabibwe. Icyabibwe rero twabonye yuko ni ikibi Abisirayeli bari barabibye, kutumvira Uwiteka. Icyo basaruye Uwiteka yaje kubwira umwami bita Puli wa Shuri, araza arwana nabo, arabatsinda, abajyanaho iminyago. Ibyo bintu byabaga ari bibi rero mu Isiraheli, kubakura mu gihugu cyabo bakabajyana mu gihugu cy'abapagani, byari bibi cyane ku Bisiraheli. Murakoze cyane, turi kwiga amateka y'Abisiraheli uko bagiye bahabwa imiburo. Imana yarabakundaga ikabaha imiburo, ikabatumaho abahanuzi, ariko twabonye ko ngo umugabane munini ntago wumvaga abo bahanuzi, ahubwo barabafataga bakabagirira nabi, bakabakubita, bavuze ngo babahaniraga ku irembo, ntabwo babyumvaga rwose. Ariko ibihano abahanuzi babaga bababwiye kubarugana, mwihana Imana izabamugisha, ariko nimutihana ibihano bizagenda gutya na gutya, abami b'abanyamahanga bazabanyaga n'ibindi, kandi iyo batihanaga byabasohoragaho. Ndetse ejo mwene data Mugabo hari ikintu yatubwiye gikomeye, ngo ntabwo banyagwaga munsi y'imyaka 40, ngo bamaraga mu bunyagi imyaka 40, ndetse ngo akabigibaye na 70. Aha rero ngo byabaga ari ikibazo. No mu gihe cya Daniyeli imyaka abaye myinshi, Daniyeli rwose aravuga ati kuki iby'Imana yatubwiye bigasohora. Ibi byose rero byerekana uburyo ubwoko bwa Isiraheli uko bwagomeraga Imana, Imana yaraburekaga. Natwe uko twagomera Imana, Imana iratureka. Nshuti, ubuhungiro bwacu buri mu kuba mu ruhande rw'Uwiteka. Hano rero ibihano byarakomeje. Mu cyigisho tubwira ngo inzara mbi cyane kurusha izindi zose zabayeho. Urumva, ni kimwe mu bihano Imana yahaye Isiraheli, ariko turaje twumviye inzara n'icyo yahungaga n'icyo bari bashonje cyangwa se basonzeye. Hano mu kibazo tubaza ngo sobanura iby'inzara y'iby'umwuka igiye kubaho vuba bidatinze. Muri Amosi ibice 8 umurongo wa 3 basoma wa 11 na 12, bagenda tawuka imirongo. Dusomere twumve. Muri Amosi 8, reka duhere ku murongo wa 3. hari amagambo avuga ngo uwo munsi indirimbo zo mu rusengero zizahinduka umuborogo, ni ko Uwiteka Imana ivuga. Intumbi zizaba nyinshi ahantu hose, bazazijugunya bumiwe. 11 Umuntu wa 11 dore iminsi izaza, ni ko Uwiteka Imana ivuga, nzateza inzara mu gihugu, ntizaba ari inzara y'ibyo kurya cyangwa inyota yo gushaka amazi yo kunywa, ahubwo izaba ari inzara yo kumva amagambo y'Uwiteka. 12 Kandi bazajarajara bava ku nyanja imwe bajya ku yindi, bazava ikasikazi bajye iburasirazuba, bazakubita hirya no hino bashaka ijambo ry'Uwiteka, be kuribona. Yarakoze cyane rwose. Iyi nzara y'iby'umwuka
hano ni ikibazo kubera ko iyo urebye ubona isi yuzuye ababwiriza. Ariko nanone iyo urebye umugabane w'abihana ni muke cyane. Bivuze ko ijambo ababwiriza babwiriza kugira ngo rigende rigere ku mitima y'abantu ni gake. Kubera iki? Abantu barashaka kubwirwa ibibaryoheye bihuje na kamere zabo. Ikindi, ababwiriza benshi nka 90% barashaka kubwiriza ibintu bihuje na kamere z'abantu kugira ngo baronke abantu kuruta kuronka abakizwa. Ibindi ko biri mu isi. Nshuti tubana umunsi kundi kuri icano, niyo mpamvu uzabona ubukristo ni bwinshi ariko ubupagani bukagwira. Uragira mu muhanda, wareba uko abantu bambaye, wareba uko abantu barya, wareba uko abantu bavuga, wakumva uko abantu babayeho mu miryango, ugasanga ukibaza ngo ubukristo buri he? Ni ukubera iki? Ni uko ababwiriza benshi babwiriza ibihuje na kamere z'abantu, bakabwiriza ibihuje n'uko abantu babaronka kuruta kubabwiza ukuri ngo bakizwe. Muri ikibazo rero niyo nzara y'iby'umwuka. Hano harimo amagambo atubwira ngo mu gitabo cyitwa Imigani ya Kristo ku ipaje 228 hari amagambo atubwira ngo isi irimbuwe no kubura ubutumwa bwiza. Hari inzara y'ijambo ry'Imana. Bake gusa nibo babwiriza ijambo ry'Imana ritavangavanze n'imigenzo y'abantu. Muga ikigiye gusomera umuntu Bibiliya arakubwira ati ibyo ngibyo ntabwo byumvika. Iyo ubwiye umuntu ko akwiriye kweza isabato, nuko kweza umunsi w'isabato, iminsi 6 ujye ukora urikoramo imirimo yawe yose, ariko wa karindwi niyo sabato y'Uwiteka Imana yawe, abantu ntabwo babyumva. Umugabane munini barakubwira bati noneho muri Yesaya 5:6 bakakubwira ngo n'abanyamahanga bakwa ku Uwiteka bakamukorera bakunze izina rye, bakeza isabato ntibayice, abo nabo Uwiteka azabaha umugisha. Hano barakubwira bati ibyo bintu bose nibyo Bisirayeli, ibyo ntaho bihuriye. Ntabwo twabibonera akanya. N'abavuga ko beza isabato, abadivantiste bavuga ko beza isabato, urasanga ari gushaka kujya mu rusengero ariko ku isabato nimugoroba bakajya muri business. Urasanga acuruza kuwa nyuma yarangiza akageza 3 z'ijoro na 4 z'ijoro akiri muri business, ariko ku isabato akajya mu materaniro. Bivuze ko nta gihe cyo kumvira amategeko y'Imana abantu bagifite. Biraterwa n'iki? Biraterwa n'uko abantu batari kubwizwa ukuri ngo babwirwe ko ibyo byaha bakora bizabarimbuza bibatandukanya n'Imana. Ni ikibazo. Hari icyo wavugaho? Karimo tuguha umwanya ugire icyo twunganira. Iyi nzara mbi cyane rero kurusha izindi zose, burya inzara zose ni mbi, ariko iyi mpamvu bayise mbi cyane kurusha izindi zose nuko hano twasomye ngo bazashaka ijambo ry'Imana ariko be kuribona. Bivuze ngo ni nkuko wasonza ariko utari bubone ibiryo. Bivuze ngo urapfa ko byagenda kose. Nicyo bivuze. Ushonje ugasonza ariko ntubone ibiryo, urapfa. Abantu rero bazashaka ijambo ry'Imana harimo amoko abiri. Abambere ni abantu bumvisha ijambo ry'Imana ntibariha agaciro. Kuko kenshi duhura n'abantu no mu nsengero barabwiriza, n'abantu bafite Bibiliya, hari nabo duhura na Nyabugogo no mu muhanda wose usanga abantu bari kubwiriza rwose, bari kubwiriza, ariko abantu barabyumvira bakabona uwo muntu uri kubwiriza bakamubona nk'umusazi, ntibabiha agaciro. Ibi rero nibyo bizagaruka abantu, kuko buryo umuntu asonzera icyazi. Bazasonza rero iyi nzara bajya gushaka ijambo ry'Imana, bajya gushaka bababwiriza, bajya bababwiriza ariko ngo ntabwo bazababona. Ko hano bavuze ngo bazakubita hirya, bazajya bava ku nyanja imwe bajye ku yindi, bazajya babashakisha basange bagiye, bavuga bati ubu ngubu rero uwo muntu uri gushaka ageze Igitarama, ko bazaba bafite ubushobozi rero bahite batega bajyeyo. Nibagera Igitarama basanga umuntu yimutse yagiye, gutyo nuko bazagenda. Ibyo bita kujarajara bashaka ijambo ry'Imana, bashaka babandi bababwiraga kera ariko ntibabiha agaciro. Bazirukana babashakisha bajya basanga bagiye. Ati bageze Igitarama ajyeyo, ageze i Kanombe ajyeyo, ageze intuza Musanze ajyeyo, asanga gusa yakomeje kuko ntago azaba yicaye, azaba ari kunyarabwiriza. Ibyo bita ijwi riheruka cyangwa se ijwi ryanyu. Nuko ro bizaba bimeze. Urakoze cyane, Imana ibuhe umugisha. Ariko wumve ko harimo amatsinda, harimo n'irindi tsinda rero. Uriya niyo mpamvu mu byigisho byatambutse cyane mu cyigisho cya mbere twabwiye ko tukwiriye kubwiriza kuri, kuko nubwo abantu wagira ngo ntibari kubyumva ariko ngo harimo n'imitima ishonje.
hari imitima ishonje bababwiriza dushobora kubona ukababwira abantu ariko ntubabwize ukuri kose, bagashakisha ukuri ntibakubone. Hano rero hari akaga, harimo n'ingorane. Hari umubwiriza umwe twigeze kuganira, arangije arambwira ati rero abumvira amategeko y'Uwiteka, Uwiteka azaba bambaye ihema rye. Murakoze cyane, nimbwira ayo mategeko. Ati rero dusome mu Kuva, none turasoma mu Kuva ariko tugeze ku ngingo y'isabato, kuko yari umuntu utaruhuka isabato. Tamaze none se iyi sabato twayiruhuka dute? Ati ibyo ni iby'Abisiraheli, kubwo kare kamugonze nawe urumva acika intege, ko twari tuziranye, nari muzi twari tuziraye. Nuko ariko shaka kumwumvisha ko iyo dukundira amategeko ntabwo dukwiye kugira uko tugerura, tugire bimwe dukuraho, tugire n'ibindi twumvira. Ntabwo dukwiriye kumvira amategeko y'Imana ngo isabato ngo ni y'abadive ngo ni we ya, dukwiriye kumvira kuruhuka isabato kuko yanditswe mu byanditswe byera. Rero niyo mpamvu hano baba bumva baba n'ababwiriza dukwiriye kubwiriza ijambo ry'Imana nk'uko ryanditse, ntitubwirize dushingiye ku madini yanisho. Cyo ni amakosa. Niba ndi umudivantiste nkabona hari ibyo twe twangiza, nagombye gusoma ijambo ry'Imana nkaryumvira ntitaye ku idini. Niba ndi umuyehova, niba ndi umwadeperi, nuko nshuti nituba mu by'amadini, Yesu agiye kugaruka kandi ntabwo azashingira ku idini, ahubwo azashingira ko twumviye amategeko ye. Bibiliya rero ntabwo ari iy'abayehova, ntabwo ari iy'abadive, ntabwo ari iy'abadeperi. Bibiliya ni iy'umuntu wese Imana yaremye. Niyo mpamvu dukwiriye kumvira ijambo ry'Imana riyiri. Aha ngo nitutabyumvira ijambo ry'Imana ritubwira ko nitutabwiriza abandi ukuri, ngo abantu bazaduhindukirana n'abakristo tuyoboye ngo badutera amabiyonga ngo ko wari uzi ibintu kuki utabimbwiye. Kuki wari uzi kuko ukuri ko twagusomaga mu byanditswe, kuki utabimbwiye mugenzi wanjye? Ababwiriza rero nimureke twikureho urubanza rw'abantu, tubabwize ukuri kugira ngo ejo batazadutera amabuye. Tubabwire ko bagomba kumvira amategeko y'Imana, tubabwire ibyo bakwiriye kurya, tubabwire uko bakwiriye kwambara, tutitaye ku irari n'inarijye yabo. Tubabwize ukuri, ejo nibajya kudutera amabuye bazibuke ko twabibabwiye, ntabwo bazaba bakiyaduteye. Ariko nituwasheshenga kugira ngo dukunde tubagwize mu nsengero, ibibazo bizatugera. Mugareka tuguha akanya gato ugira icyo bongeraho maze dusoze iyi ngiye. Kuri iyi nzara ndi cyane n'ubundi ndongera mvuge kuri ya matsinda abiri, abantu birengagiza ijambo ry'Imana ariko baryumvise, ndetse n'abandi ritarageraho. Abo ritarageraho bo bazaba bafite amahirwe make yo kuba bagira amahirwe yo kubona ubabwira bigakunda, ariko abaryirengagije nibo bazaba bafite ikibazo cyane, ntabwo bazabona ubabwira kuko bazajya basanga yagiye. Ubwo rero mu bigendanye no kubwiriza ukuri, tugomba kubwiriza ukuri tutitaye ku mibereho iriho hano muri iyi si, kuko iby'ijambo ry'Imana rivuga bihabanye cyane n'imibereho iri hano mu isi, n'iby'abantu bashaka. Ubwo rero icyo tureba ni ibyanditswe byera, niwo muyobozi, niwe mujyanama, nibyo tugomba kuvuga, ntacyo twongeyeho nta n'icyo tugabanyijeho, kugira ngo tuzabashe kurokoka uru rugamba ruri imbere. Yego, murakoze cyane. Dushoje iki cyigisho kitubwira ngo umuhamagaro wa Mose ku kwitegura. Nshuti nimureke twitegure kugaruka kwa Yesu. Uko Mose yahamagara Abisirayeli kwitegura, niko natwe ijambo ry'Imana riri kuturarika kugira ngo twitegure gusanganira umwami wacu ubwo azaba agarutse mu kirere. Nibwo ibyo tubifurije, kandi nibyo nkwifurije nawe mwene data mugabo, nibyo twifurije kameramani udufasha muri ibi byigisho. Twese tubisangirire hamwe kugira ngo tuzasanganire umwami wacu mu izina rya Yesu. Amen, amen.